Ndabasuhuje aho muri hirya no hino mugubwe neza nk'ibisangwe taranzileta isi n'ubuzima. Hari ukuntu isi kwigisha ugahura na byinshi ariko ubyitwaramo ute? Imana ikomeze ibiteho kandi bayirebe neza. Umukobwa n'umuhungu barakundanaga. Umunsi umwe umukobwa ashaka gusuzuma sheri we maze aramubwira ati reka tumare umunsi nta komunikasiyo n'imwe tugiranye, nubishobora ndagusezeranya ko nzagukunda by'iteka ryose. Umuhungu arabyemera, ntiyigeze amuhamagara cyangwa ngo amwandikire SMS, ariko ntiyari azi ko sheri we asigaranye amasaha 28 ngo apfe yishwe na kanseri. Nyuma y'umunsi umwe umuhungu yazindutse yirukanka cyane yishimye ajya kureba sheri we kuko yari yamutsinze. Mu kuhagera akingura avuga ngo ntabikoze baby, ubu uri uwanjye by'iteka ryose. Gusa akimara gukingura umuryango amarira yahise yisuka ku matama. Arinjira, ageze mu cyumba asanga sheri we aryamye hasi yapfuye afite agapapuro mu ntoki kanditseho amagambo avuga ngo nibyo wabikoze baby, please ndakwinginze uko wabikoze aba ari kuzajya uhora ubikora. Nakubwiye ko ugomba kumara umunsi utanyandika cyangwa umpamagare kuko naninzi ko nsigaje amasaha 28 kugira ngo mite ko nipfira. Nari ndwaye kanseri, nizere ko rero uzakomeza kujya ubikora nk'uko bikoze uyu munsi. Ati ndagukunda cyane, atariko ntabwo wabyizera nta nubwo wabyumva, gusa njyewe mbaye ngiye uziyiteho kandi nzagukunda aho nzaba ndi hose. Nukunda umuntu uzamubwire ko umukunda kandi ntuzahishe umuntu kugira ngo abone ko agukunda. Ibisangwe taranzileta ndabakunda cyane. Nimba unkunda following, Imana ibahe umugisha. Nta yindi nkunga nagusaba kandi subscribe, share na comment. Imana itwihere umugisha. Ciao ciao.